ngo Imana irambwira ngo musengere umuntu witwa Dawidi kuko bari gukora ubukonikoni bwose bushoboka ngo bamenye aho uyu muntu aherereye yicwe. Uko muzi Sawuli yahize Dawidi muri Bibiliya niko uyu muntu bari kumuhiga. Musengere uyu muntu azafata igihugu cyo nzi neza nuko data yambwiye ngo azanesha azatsinda. Imana ibagirire neza, ubuze umutima mu musengere. Ikindi Imana irambwira ngo abapasiteri bashumba ba bishop abandida muzaba abayobozi b'igihugu. Reka mbatangarize iri tangazo, nta mupasiteri uzayobora Burundi, nta mubishop uzayobora umuntu wese uri mu inshingano z'itorero ntago azigera ayobora Burundi. Uyu muntu azaba yarize bya politike. Mbabwiza ukuri data yanyeretse ko afite n'igisirikare yatoze kandi aje gufata igihugu vuba. Mbabwire ngo muhumure, mu gihugu hagati nta ntambara ihari, ariko hari icitonderwa. Imana yambwiye ngo umbwire abayobozi b'inzego z'ibanze mwitondere iki kintu muri gukora. Imana itugirire neza. Irambwira ngo abayobozi b'inzego z'ibanze murimo murashishira bicanye. Irambwira ngo bamwe muri mwe muri gufata urupfu rw'umuntu mukarugira nkaho ari urukwavu cyangwa inkoko bishe. Irambwira ngo abo bicanye muri kuhishira mwabayobozi b'inzego z'ibanze mwe muri gutuma abicanyi bihisha mu gihugu. Irambwira ngo namwe bizabagiraho ingaruka. Banyarwanda mbabwire ngo ubu buyobozi ntabwo ubuyobozi perezida w'igihugu ari we wanzura dosiye ifunga cyangwa ifungura umuntu. Reka mbwira abantu bishizemo ko aho muri mu bihugu bitandukanye nimba muraza guhamagarana abaziranye muhamagarane muhana umunsi wo gusenga musengera igihugu cyanyu. Murasengera ibintu bibiri, muraza gusengera igihugu cyanyu Imana ikureho ubukoroni cyangwa amacakubiri, ikintu cyitwa amoko, kuvuga ngo umuhutu umututsi umutwa iwanyu mu gihugu. Nibyo biteza amakimbirane n'imfururu za buri munsi, bamwe bashaka ubuyobozi uyu munsi n'ejo. Imana ibaha ubumwe, mwubaka umuntu umwe witwa umurundi, apana umututsi cyangwa umuhutu cyangwa iki bya bindi byose muzi namwe biba mu gihugu cyanyu. Musengere Dawidi. Ntabwo umuntu uzayobora iki gihugu yitwa Dawidi, ntabwo uyu muntu uzaza ari umwami yitwa Dawidi, ahubwo tugereranya nka Dawidi kuko Dawidi yasimbuye Sawuli kubera ko yubashye Imana, kubera ko Imana yamwishimiraga. Niyo mpamvu tumwita Dawidi. Uyu azaba ari umuntu uzaza kuyobora iki gihugu akakiyobora atagenda muyobora igihugu. Bamwe bibwira ngo bizanyura ngo mu nzira y'amahoro bagende mufata icyo gihugu. Iki gihugu ntago ari urwo urugo utuyemo uyobora uzafata nkaho ari urugo rwawe. Igihugu gifite perezida n'abasirikare bari kurwana, n'undi azaza arwana. Imana irambwira ngo muri iyo ntambara irindiyemo abera, kandi abera mukomeze ibihe byiza byanyu byo gusenga, kandi muhumure ntimukurwe umutima n'iyo ntambara iza, kuko abera Imana izabarinda. Ariko Burundi buzayoborwa n'umuntu wubaha Imana ariko wize bya politike. Ikiranuka muri byose, Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Data turagushimiye, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda ukatuzigama. Uyu munsi tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Data icyubahiro ni icyawe. Nyemerera uyu mwanya tugushimire ko wazigamye abapapa, ukazigama abamama, ukazigama abasore, ukazigama abakobwa, mwami ukazigama abana bato baba bari mu
gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mpande enye zose z'isi. Mwami Imana warabazigamye, aba bakurikiriye Umusaraba TV Mwami warabazigamye, turagushimiye. Wazigamye abera Mwami Imana, turacyagushima. Naho Satani arasha imyambi, turagushima kuringa biducingira. Turagushima ko hari abana bawe bakivuga ijambo ryawe by'ukuri, bagihanura by'ukuri. Turagushimira ko hari ibihumbi 7 wizigamiye ndetse apfukamiye Bayari. Turagushimira. Nyemerera data uyu mwanya duhesha imbaraga zose z'imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni shirogoya mu izina rya Yesu Kristo. Mwami tugiye kuvuga ibyawe, nyemerera data tukubere mikoro urangurure. Wera wa Isiraheli wivugira ubwira ubwoko bwawe. Ndagushimiye data ko iki kiganiro ugiye kucyumva, umuhereza umugisha. Kandi data ndagushimiye ko hari aho gikuye abana bawe, hari naho kibagejeje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ikaribu. Murakoze cyane. Ndi kubasuhuza, mbifuriza amahoro y'Imana abakurikira Umusaraba TV mwese. Uyu munsi n'ubundi ndagarutse, ngaruwe n'ubutumwa data yampaye kubagezaho. N'ubutumwa bw'Imana, ntabwo ari ubutumwa bw'ibya politike, ntabwo ari ubutumwa bundi, n'ubutumwa nahawe na data wa twese. Mana itugirire neza. Tugiye kumva ubutumwa buri mu bice bibiri. Imana y'amahoro itugirire neza. Data aduhana umugisha. Ndaza kubanza gusaba kugira ngo ushake Bible hafi umfashe. Ndabizi ko ntabijya kure yawe, kubera ko ngiye gutambutsa ubutumwa buri mu bice bibiri, ariko bwose turifashisha ijambo ry'Imana. Nageze uya nayifashe nayo. Yego. Imana ikugirire neza. Turatangiye gutambutsa ubutumwa bwo ku bihugu byose muri rusange, harimo n'igihugu cy'u Rwanda. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko ibanza usomere Esther. Tugiye gutambutsa ubutumwa mu gihugu cy'u Burundi. Esther ibice 9. Soma umurongo waho wa mbere gusa. Esther ibice 9 umurongo waho wa mbere. Abayuda bica abanzi bawe ku munsi wa 15 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. Ngo ku munsi wa 15 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Ngo itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Ngo niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Ariko birahinduka. Abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. Abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Bene data, abavandimwe, inshuti z'umusaraba, abarundi, abavukanyi bacu, ubu butumwa n'ubw'abarundi, kandi abarundi mwese icyakora nkunda kuvuga ngo ni abarundi mwubashye Imana, mukaririra Imana, mukaririra igihugu. Data duhana umugisha. Mana irambwira ngo reka mbabwire ngo igihe kirageze kandi kirasohoye. Ya masengesho mwasenze muzenguruka uwo musozi w'umubabaro, w'amarira, wo guhora mu buhungiro, igihe kirageze data ajya kuwushyiraho iherezo. Namwe abanzi banyu mugiye kubagiraho ububasha. Reka mvuge ngo igihe cya Dawidi w'umwami ugiye kwima Burundi kiraje, ariko hariho kondisiyo. Mana itugirire neza. Kondisiyo ziriho ni izi message mpawe ku barundi mwubashye Imana, mugasengera igihugu cyanyu, mugasenga ng'Imana ibaho ubuyobozi bwiza. Mana yababwiye ko demokrasi wanyu ntayihari, nta nihari, ariko Imana iravuze ngo muhuze umutima. Aho muri mu bihugu bitandukanye, nimba muraza guhamagarana abaziranye, muhamagarane, muhana umunsi wo gusenga, musengera igihugu cyanyu. Murasengera ibintu bibiri. Muraza gusengera
igihugu cyanyu Mana ikureho ubukoroni cyangwa amacakubiri, ikintu cyitwa amoko, kuvuga ngo umuhutu umututsi umutwa iwanyu mu gihugu, nibyo biteza amakimbirane n'imvururu za buri munsi, bamwe bashaka ubuyobozi uyu munsi n'ejo. Mana ibaha ubumwe, mwubaka umuntu umwe witwa umurundi, apana umututsi cyangwa umuhutu cyangwa iki, bya bindi byose muzi namwe biba mu gihugu cyanyu. Ibi bintu murabisengera kuko muhuje umutima. Mana itugirire neza. Mana irongera irambwira ngo musengere uyu muntu witwa Dawidi. Musengere Dawidi. Ntabwo umuntu uzayobora iki gihugu yitwa Dawidi, ntabwo uyu muntu uzaza ari umwami yitwa Dawidi, ahubwo tumugereranya nka Dawidi, kuko Dawidi yasimbuye Sawuli kubera ko yubashye Imana, kubera ko Imana yamwishimiraga. Niyo mpamvu tumwita Dawidi. Uyu azaba ari umuntu uzaza kuyobora iki gihugu, akakiyobora atagendeye ku moko. Niyo mpamvu mbabwiye ngo Imana irambwiye ngo musengere umuntu witwa Dawidi, kuko bari gukora ubukonikoni bwose bushoboka ngo bamenye aho uyu muntu aherereye yicwe. Uko muzi Sawuli yahize Dawidi muri Bibiliya, niko uyu muntu bari kumuhiga. Musengere uyu muntu azafata igihugu. Cyo nzi neza nuko data yambwiye ngo azanesha, azatsinda. Imana ibagirire neza, ubuze umutima mu musengere. Ikindi Imana irambwira ngo bapasiteri, bashumba, ba bishop, abantu mwese muzi ko mufite inshingano z'itorero muri Guda, muzaba abayobozi b'igihugu. Reka mbatangarize iri tangazo: nta mupasiteri uzayobora Uburundi, nta mubishop uzayobora umuntu wese uri mu inshingano z'itorero, ntabwo azigera ayobora Uburundi. Uyu muntu azaba yarize ibya politike. Mbabwiza ukuri, data yanyeretse ko afite n'igisirikare yatoje kandi aje gufata igihugu vuba. Rero bapasiteri, muri kwibwira ngo muzayobora igihugu, ngo mugifashe neza, ngo muzagenda muyobora igihugu. Bamwe bibwira ngo bizanyura ngo mu nzira y'amahoro, bagende mufate icyo gihugu. Iki gihugu ntabwo ari urwo urugo utuyemo uyobora uzafata nkaho ari urugo rwawe. Igihugu gifite perezida n'abasirikare bari kurwana, n'undi azaza arwana. Imana irambwira ngo muri iyo ntambara irindiyemo abera, kandi abera mukomeze ibihe byiza byanyu byo gusenga, kandi muhumure ntimukurwe umutima n'iyo ntambara izaho, kuko abera Imana izabarinda. Ariko Uburundi buzayoborwa n'umuntu wubaha Imana ariko wize bya politike. Imana irambwira ngo murusheho gusengera igihugu cyanyu. Irambwira ngo umwami waraje kandi aje kwima ingoma, kuko data ari kumwe namwe. Imana ibagirire neza. Message yindi mfite ni ku Banyarwanda, abanyarwandakazi ba Kristo, mwubashye Imana, mwasengeye igihugu. Reka mbakomeze mbabwire ngo muhumure, mu gihugu hagati nta ntambara ihari, ariko hari icyitonderwa. Imana yambwiye ngo mbwire abayobozi b'inzego z'ibanze, mwitondere iki kintu muri gukora. Imana itugirire neza. Irambwira ngo abayobozi b'inzego z'ibanze, murimo murashishira bicanyi. Irambwira ngo bamwe muri mwe muri gufata urupfu rw'umuntu mukarugira nkaho ari urukwavu cyangwa inkoko bishe. Irambwira ngo abo bicanyi muri kuhishira, mwabayobozi b'inzego z'ibanze mwe muri gutuma abicanyi bihisha mu gihugu. Irambwira ngo namwe bizabagiraho ingaruka. Banyarwanda, mbabwire ngo ubu buyobozi, ntabwo ubuyobozi perezida w'igihugu ari we wanzura dosiye ifunga cyangwa ifungura umuntu. Reka mbwira abantu bishizemo ko igihugu kitakigira amategeko. Data yambwiye ngo ubu buyobozi bwashizweho n'Imana, ibintu byose biri gupfira mu nzego z'ibanze, kandi aba bantu data zabibabaza. Irambwira ngo aya maraso y'aba bantu muhumure atakira mu ijuru nk'uko
Ayabeli yatakiye amadosiye y'abantu bisha abandi. Imana irambwira ngo ibagarutseho, irambwira ngo iyongeye kubagarukaho, kandi aya maraso y'abantu muhishira bisha abandi mugiye kuza kuyazira. Aba bantu amaraso yabo ari gutaka, bamwe mu bahindura abasazi, abandi mukavuga ngo mugatanga impamvu zo gusobanura umwicanyi. Mana yambwiye ngo mbaha amagambo ari mu Kuva yego Kuva ibice bya 21 uba usoma umurongo wa 12 gusa, usimbuke usome umurongo wa 16, usome na 17. Kuva ibice 21, Kuva ibice 21, umurongo wa 12 gusa, umurongo wa 12 go 16, simbuke 16, soma 12 gusa, usimbuke usome 16 na 17. Yego. Ukubise umuntu agapfa ntakabure kwicwa. Ngo kubise umuntu agapfa ntakabure kwicwa. 16. Uwibye umuntu akamugura cyangwa bakamufatana ntakabure kwicwa. Ngo wibye umuntu akamugura cyangwa bakamumufatana ntakabure kwicwa nushaka urekera. Mwese cyangwa nyina ntakabure kwicwa. Yego, nguvumye se cyangwa nyina nawe ntakabure kwicwa. Mana y'amahoro itugirire neza. Bibiliya iratubwiye ngo umuntu ukubise umuntu akamwica ntakabure kwicwa. Bayobozi b'inzego z'ibanze, ngewe ibi bintu ntabwo njya mbishira mu nzego zo hejuru kuko ibi bintu bipfira hansi. Niyo mpamvu na data bagarutseho aravuze ngo aba bantu mufata mukabagira nkaho batigeze kubaho, nkaho ari za nkoko bicira mu maresitora mukagenda mugiye kuzirya. Imana irambwiye ngibagarutseho, aya maraso muzayabazwa nabo muhishiriye. Igihe kimwe baraje babahinduke, ayanyu nayo azajya kubwo butaka. Data atugirire neza. Yego, intindi message ku bantu reka bariyo mbanza gutambutsa. Hari abantu Imana yantumyeho kugira ngo twinjire kuri message y'abahanuzi, mbwire nabera ko igihe cyabo cyo gutabarwa kigeze. Izo zari message zo ku bihugu byacu bibiri, kandi Imana irambwira ngo umbwire abantu bo mu bihugu byose, igihugu cyose urimo wagiyemo, waba waragiye uhunga, waba waragiye ugiye kugituramo. Irambwira ngo ahuri uhagere uhabe uw'umumaro kandi musenge. Benshi mwagiye mu bihugu bifite birimo ibigirwamana. Imana irambwira ngo aho ngaho ntabwo mwagiye iyo bitunguye Imana, ahubwo mwagiye ku mugambi w'Imana. Igihugu cyose waba urimo kandi uzi neza ko usenga Imana by'ukuri kugira ngo aho ngaho haba umumaro. Imana irambwira ngo mwibuke Saduraka na Meshaka na Abedenego ko batihakanye Imana. Mwibuke Daniyeli ko atihakanye Imana ndetse ko yabaye umumaro. Mwibuke Yosefu ajyanywe yaguzwe muri Egiputa, uburyo yagiye muri Egiputa akababera umugisha. Imana irambwira ngo namwe mube umugisha mu bihugu murimo, kuko ni mu bisabira amahoro niyo muzabamo. Imana itugirire neza. Imana irambwira ngo mbwira abantu muri Amerika, irambwira ngo mbabwire ngo mwongere ibihe byo gusenga, kandi ntimusenge mu rwihisho ahubwo musenge ku mugaragaro. Imana irambwira ngo ikintu kimwe yabahaye kugira ngo byibura bajye bazirikana ko Imana iriho, nuko yabahaye ibihe bitandukanye n'iby'ibindi bihugu. Ibaha ibihe by'ubukonje, ibaha n'ibihe by'ubushyuhe. Iyo batagira icyo ngicyo, bari bafite ubwenge buruta ubw'abandi, bari bafite ubutunzi buruta ubw'abandi, Imana bari kuyihakana burundu, ntibari kuzigera bamenya ko iriho. Ariko iyo bageze mu gihe cy'urubura nk'ubu, nk'igihe barimo, nibwo bibuka ko hejuru y'imbaraga zabo hari Imana. Imana irambwira ngo abantu muri Amerika muvuga Imana by'ukuri kandi muyivuge bitari mu rwihisho. Imana izabakoresha iby'ubutwari kandi igiye kubazamura ibaha ijambo mu icyo gihugu. Irambwira ngo abantu bari gucika intege, ariko irambwira ngo iki gihe ntago ari cyo gucika intege, ni igihe cyo kwambara imbaraga. Hari byinshi muri kubona muri ibyo bihugu bitandukanye, bigatuma mushaka
gucika intege, ariko irambwira ngo iki nicyo gihe cyo kwambara imbaraga. Muri kubona abasambana ku bugaragaro ku mihanda, mukabibona, muri kubona ibintu biteye ubwoba mu buryo bw'umubiri, ariko nawe jya mu buryo bw'umwuka, wambara imbaraga kandi intwaro zose wambare wikwije, kugira ngo ubashe kurwana uru rugamba uhamye by'ukuri. Hari abazarenganywa, ariko muhumure, data azabasobanura. Ibyo bazaba baza simwe muzisobanura, muzasobanurwa na data wo mu ijuru. Mari tugirire neza. Reka nk'ubutumwa umuntu witwa Fishi. Uyu nguyu ari mu Rwanda. Fishi, uri mu Rwanda, ufite ibibazo byinshi, ndetse naje kubona mbona uri kubaka inzu yawe, uri kubona uburyo bubaka inzu bakayiha fondasiyo. Nabonye inzu yawe iri muri iyo fondasiyo, mu yindi fondasiyo y'iyindi nzu, mbona umwuzure uza kurenga ku buzima bwawe, ndetse mbona ugiye mu kaga. Wari urimo usengera gutabarwa, wari ufite uburwayi bukomeye. Imana irambwira ngo Fisi iragukijije, kandi ugiye kuvuga amashimwe. Nta ba Fisi ni benshi, ariko uyu Fisi avuka mu muryango urimo umuntu w'umuyobozi w'akarere kamwe muri iki gihugu. Fisi mvuze mu muryango we havukamo umuyobozi w'akarere. Mani tugirire neza. Mani irambwira ngo umuntu witwa Ange urugo rwananiye, ari mu mujyi wa Kigali, ndetse atuye mu karere ka Gasabo. Ange ntabwo uri igikara, uri inzobe. Irambwira ngo umaze iminsi urira, nirambwira ngo umugabo wawe Imana iramugaruye. Amarira warize, abana bagiye kongera kubona papa wabo. Warize amarira menshi, data yarayumvishe. Mani irambwira ngo Forotine, wasengeye urubyaro, uri mu mujyi wa Kigali, Imana iguhaye umwana. Imana irambwira ngo umuntu witwa Emmanuel ari mu bitaro bimwe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Emmanuel arwaye kanseri yo mu maraso. Imana iragukishije, data ahabwa icyubahiro. Reka mvuge message yo kubavuga butumwa. Imana irambwira ngo bavuga butumwa mwitwararike ku bintu muri kuvuga, kandi mwere imbuto zikwiriye abihannye, inshuti z'umusaraba. Imana irambwira ngo mwere imbuto zigaragarira buri muntu wese ko mukorera Imana. Ndagira ngo dukoreshe iyi mvugo. Uyu munsi ndumva bidasanzwe, kubera ko data afite ibintu byinshi ari bukore, ariko bavuga butumwa. Nsomera Abakorino ba kabiri. Abakorino ba kabiri, uraza gusoma igice cyawo cya 6 rimwe kugera kuri 3. Abakorino ba kabiri. Yego. Abakorino ba kabiri ibice byawo 6. Umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Abakorino ba kabiri ibice 6, umurongo wa mbere kugera ku wa 6. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi nabwo dukorana naho. Yego. Kandi ubwo dukorana nayo, turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ngo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Bene data bavuga butumwa, kandi ubwo ukorana n'Imana, ubuntu wahawe bwe gupfa ubusa. Komeza. Kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye. Ngo kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye. No ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Ngo no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo. Ngo dore none iki nicyo gihe cyo kwemererwamo. Dore none ni wo munsi wo gukirizwamo. Dore uyu ni wo munsi wo gukirizwamo. Ntitugire ibisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese. Bene data bavuga butumwa, ngo ntitugire ibisitaza.
dushyira imbere y'umuntu wese wirinde nshuti yanjye byo hanura bitabigisitaza nyambarire yawe itabigisitaza wirinde nshuti yanjye mivugire yawe itabigisitaza wirinde mwene data irinde kugira ngo imikorere yawe itabigisitaza cya buri muntu wese kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo nongeye kubinginga mbwirijwe n'umwuka we nimba ari data waguhamagaye irinde utagira igisitaza ushyira imbere ya buri muntu wese ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo twihangana cyane mu makuba mu mibabaro mu byago mu biboko mu mazu y'imbohe mu midugararo no mu mihati tuba maso twirirwa ubusa dufite imitima iboneye dufite ubwenge tutarambirwa tugira neza dufite umwuka wera dufite n'urukundo rutaryarya Imana iguha umugisha amen haleluya amen bene data bakundwa ndumva mwese abantu mbwiye bavuga butumwa abantu muzi ko mwuzuye mwuka wera abantu muzi ko muri uyu murimo iri jambo muraryumvishe iby'Imana idusaba murabyumvishe waba uri kwica uyu murimo uyu mwanya ntabwo waba uri gutukisha umurimo w'Imana uri gutukisha izina ry'Imana ese uri kubikora ute nyine data uri kubikora ute Mani tugirire neza uri kubikora ute ntavuze ngo twiha agaciro nk'uyu murimo wiha agaciro numara kukiha bani ntibazakaguha data azaguha agaciro kurusha Mani tugirire neza Mani dutabare Mani turengere iha agaciro mwene data kandi wirinde utagira igisitaza ushyira imbere ya mwene so utagira igisitaza ushyira imbere y'umuntu wese kuko duhari kugira ngo twere imbuto kandi imbuto mu gihe cyacu hahirwa biringira Uwiteka kuko abo ngabo bameze nk'igiti gitewe ku mugezi icyo giti kandi ngo cyere imbuto mu gihe cyacu haba mu mpeshyi cyera imbuto haba mu mvura cyera imbuto mbese izi mbuto uracyazera zikaryohera abagenzi Mani tugirire neza bene data bavuga butumwa Mani tugirire neza ndagira ngo wongere dusomere muri Bibiliya yego Abakorinto ba mbere ibice 14 hera ku murongo wa mbere bageza ku wa 12 Abakorinto ba mbere ibice 14 umurongo wa mbere kugera kuri 12 uburyo impano y'ubuhanuzi irusha iyi ndimi kuba ingenzi mushimikire urugendo kandi mwifuze impano z'umwuka ngo mushimikire urugendo kandi mwifuze impano z'umwuka ariko cyane cyane mwifuze guhanura uvuga ururimi ntamenyekana uvuga ururimi rutamenyekana ngo uvuga ururimi rutamenyekana si abantu ubwira keretse Imana ngo si abantu ubwira keretse Imana kuko ari nta wumva ahubwo mu mwuka avuga amayoberane ngo kuko uyu muntu uvuga ururimi ntabwo ari abantu abwira ngo ahubwo avuga amayoberane bene data bakundwa Mani tugirire neza ngo uyu muntu uvuga indimi kwa kundi
ntabwo ndi kurwanya abantu bavuga indimi, tujya tuzivuga rwose, ariko si byiza kuzivuga utari kuzisobanura. Imana iravuze ngo izi ndimi naho wazisuka ukazivuga rwose ni inyungu yawe, ububwira Uwiteka, nawe uba uri kwibwira nyine, ariko wa muntu uri kukumva utabasha gusobanukirwa ibyo urimo ntabwo abyumva. Imana itugirire neza. ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura, ariko umuntu uhanura wabwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura, ngo n'ibyo kubahugura, n'ibyo kubahumuriza, ngo n'ibyo kubahumuriza. Nshuti z'umusaraba, mwirivuga butumwa nk'uyu murimo wivuga indimi nyinshi utabasha gusobanura, ahubwo uvuga ijambo rya nyiri ijambo, uvuga iby'Imana igutumye byumvikana, uhugura abantu, ubabwira ibibahumuriza kandi ubabwira iby'Imana yagutumye by'ukuri. uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura, ngo uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura, ariko uhanura yungura itorero. ariko uhanura yungura itorero. nakunda ko mwese muvuga izindi ndimi, ngo ni ukuri nakunda ko mwese muvuga izindi ndimi, ariko ikirutaho ko muhanura, ariko ikirutaho bene data ni uko mwahanura. uhanura rutuvuga izindi ndimi, ni ukuri ngo uhanura rutuvuga izindi ndimi, keretse azisobanuye kugira ngo itorero ryunguke. ngo keretse iyo uzivuze ukabasha kuzisobanura kugira ngo itorero ryunguke. ariko none bene data, ninzi wanyu mvuga indimi zitamenyekana, nzabamarira iki? bizabamarira iki? nintababwira ibyo mpishuriwe cyangwa ibyo mpawe kumenya, nimvuga za ndimi simbabwira ibyo mpishuriwe cyangwa ibyo mpawe kumenya, cyangwa ibyo guhanura cyangwa kwigisha, dore ibidafite ubugingo nabyo bigira amajwi. ngo dore ibidafite ubugingo nabyo bigira amajwi. ari umwirongi cyangwa inanga, ariko iyo bidatandukanije amajwi yabyo, babwirwa n'iki ikivuzwa cyangwa igicurangwa icyo ari cyo? ngo babwirwa n'iki kivuzwa cyangwa igicurangwa icyo ari cyo? kandi n'impanda nayo ivuze ijwi ritamenyekana, ninde wakwitegura gutabara? ngo mbese impanda iramutse izavuga ijwi ritamenyekana, ninde wakwitegura? namwe nuko, ngo namwe nuko, ururimi rwanyu nirutavuga ibimenyekana, ururimi rwanyu niruramuka rutavuze ibimenyekana, bazabwirwa n'iki ibyo muvuga ibyo ari byo? bazabwirwa n'iki ibyo muvuga ibyo ari byo? ko muzaba mugosorera mu rucaca, rwose. indimi zo mu isi nubwo ari nyinshi, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. ntabwo wigeze wihakana izina ry'Uwiteka. dore nguhaye bamwe mu isinagogi ya Satani, biyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza. mu bihugu byose bigerageza abari mu isi, ndaza vuba komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana iguha umugisha. Amen. ndabakiriye. Haleluya. Haleluya. Imana ivuganye nawe wihanganye. navuze ngo iguhereze urufunguzo rw'ibya 2025 iragukinguriye urugi Satani nashobora kuzongera kurukinga. Mana yambwiye ngo nze nambaye iyi saha, ntabwo musanzwe muzi ko nambara isaha sinayikunda. Irambwira ngo mbwira bera igihe cyanyu kirageze cyo gutabarwa. Umuntu utabawe ni umuntu wihanganye, ni umuntu wagiye mu kigeragezo akihanganira
bimugerageza. Narababwiye ngo mu gihe utarakandagira muri Yorodani ngo uyikandagizemo ibirenge ntabwo ishobora gucikamo kabiri ngo wambuke. Kugira ngo Abisirayeli bambuke inyanja ya Yorodani nuko abari bahetse isanduku y'isezerano babanjemo bagakandagizamo ibirenge. Icyo kigeragezo wakigezemo kiyanganiramo, bihanganira amazi kugeza ubwo bagera mu mayunguyungu arazamuka, ariko barihangana ntibumva ubukonje bw'amazi. Nawe wihanganiye muri icyo kigeragezo, data arambwiye ngo marayika arambwira ngo witinya kuko nje kukubwira ibikurikiye uyu mwijima ubuditse. Niho nahawe ubutumwa bw'abantu mbabwira ngo mwitegure, tugiye mu gihe cy'ubukonje, tugiye mu bihe bya nyuma, tugiye mu bihe ababoroga bari kuboroga, tugiye mu bihe isi buditse mu mwijima, aho abandi mubona ari paradizo ariko burije bene data, burije bugiye kwira. Niyo mpamvu usenga Mana yavuze ngo tuzigama amavuta yacu uyu munsi, nicyo gihe cyo kwemererwamo. Ni iki ngiki, zigama amavuta yawe. Data duhereza umugisha, Imana y'amahoro ibampera umugisha, kandi ijwi ry'Imana rivuganye n'abantu bakora icyaha cyo kwikinisha. Harimo abarokore bitwa abarokore bikinisha. Mana irambwiye ngo mugarukiraho, Mana irambwiye ngo mugarukiraho, kuko umuntu utarabireka araza kurwara indwara iza kumwica kandi arapfa arimbuke. Imana itugirire neza. Irambwira ngo bantu mwikinisha mugarukiraho. Benshi bari kubyita ngo aho kugira ngo ajye gusambana yakwikinisha. Imana irambwira ngo ko niko gusambana kubi. Imana irambwira ngo mugarukiraho. Irambwira ngo babyeyi mureke kuvuma abana banyu, ko Satani yohereza umwuka mu babyeyi bakitukira abana bakabavuma. Irambwira ngo ibyo bintu muvuma abo bana bizabakurikirana. Nibwo buryo Satani abanyujijemo ubwo kukura umugisha kuri abo bana data yabandikiye. Mana ibaha umugisha, mwakire neza ubutumwa data yabaye. Nawe Imana igumugisha, kandi ubutumwa turabwakiriye, kandi ndizera yuko buri wese bugenewe ari buze gukuramo ibyo gukosora, ibyo guhindura akabihindura. Akavuga Imana y'amahoro igumugisha n'amahanga. Reka tugushimire kandi tugana no ku mugoroba, atari wa mugoroba wavuze ubuditse, umugoroba wo mu isi wigara. Uyu mwanya dufashe mpiri ibintu byose byishira hejuru ku bwoko bwawe, dutegetse data uburwayi, duhagaze mu butware bwawe. Umuntu wese ufite uburwayi data niyakire gukira mu izina rya Yesu, ko twamenye neza ko icyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu tugihabwa. Niyo mpamvu data tunaniza imbaraga z'uburwayi ubwo ari bwo bwose. Twarakubonye ukiza kanseri, tukubona ukiza imitima, twakubonye ukiza sida, twakubonye ukiza imivuduko, twakubonye utegeka abadayimoni bakakumvira. Wera wa Isiraheli, tegeka kuri buri muntu wese mwami ufite uburwayi butandukanye. Genda ku isi hose mwami, abakeneye ineza yawe nibakubona. Ishurira amadeni abayafite. Wera wa Isiraheli, utanga akazi. Ndabizi neza kuri Imana wabageneye byinshi, ndagushimiye kubitanze. Urera kandi urakiranuka. Ngaho komeza ubane natwe kandi ubane na Umusaraba TV. Mwami Imana, ubaha ibyo mitima yabo ishaka. Nyemerera data ubane na buri muntu wese mwami, ubwo tuzongera guhura turi amahoro nanone tuzagushima. Urakoze mubyeyi mwiza, tugushimiye ko ukiri kumwe natwe kandi urinze abera. Dusengeye Afurika muri rusange uyibohore, dusengeye isi yose muri rusange uyibohore. Wongera abakizwa, umucyo wawe umurikira bari mu mwijima. Mwami Imana, turakwinginze kugira ngo umenyeshe abantu bawe kwigihe cyegereje kandi kiri bugufi. Urakoze mubyeyi mwiza ko wumvishe gusenga no kwinginga kwacu, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro igumugisha. Reka tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha.